twongeye kubasuhuza abakurikiye Ibyahishuwe Media TV. Ibyahishuwe Media TV tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye, tugasura abantu batandukanye, ibiganiro by'Iyobokamana. N'uyu munsi tuba twagiye gusura abandi bantu ku bwanyu, nibyo twiyemeje. Tuzajya tubagerera hafi na kure, tubagezeho ijambo ry'Imana, tuganiriza abakozi b'Imana bagiye batandukanye. Ariko nanone Ibyahishuwe Media TV tuba tubibutsa mujye mukanda subscribe, like, comment ndetse musangize n'inshuti zanyu. Tuba duhari ku bwanyu, mukomeze mudushyigikire, mudutere imbaraga, natwe dukomeze dukore. Reka rero tubagezeho uwo twagiye gusura, atangira twibwira uwo ari we, amazina, atwisobanurire, noneho dukomeze. Mwiriwe neza, turabasuhuje mwese abaduteze amatwi n'abadukurikiranye. Amazina yanjye nitwa Izabayo Elia, ndi umusore nkunda Imana n'abantu bayo, ndakijijwe, nsengera muri ADPR mu Kiyovu. Uyu mwanya nejejwe no kubana namwe. Ni karibu rero kuri mwebwe turi kumwe, tugiye kuganira. Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane Elia, ngo ni umusore arakijijwe. Ese Elia, ijambo gukizwa bisobanura iki? Agakiza ni iki? Hari abantu tubyumva gutyo ariko tutabisobanukiwe, tukumva ngo agakiza, ngo umuntu ukijijwe. Agakiza ni iki muri rusange? Murakoze cyane. Agakiza ubundi abantu bagafata bitandukanye cyangwa bagasobanura bitandukanye bitewe n'uko umuntu bari bamuzi cyangwa se yari ateye mbere yuko akizwa. Hanyuma rero agakiza twagahawe na Yesu. Agakiza ni uguhinduka rwose, ukareka imirimo ya kamere, ahubwo ugakora imirimo y'umwuka. Ako ngako niko gakiza. Hanyuma agakiza ni ukuva mu bintu wari urimo kera utarakizwa, utaritwa umukizwa, hanyuma ukajya mu bindi bintu. Mu ijambo rimwe biravuze ngo ni ukuva mu cyiciro kimwe ukajya mu kindi. Ako ngako niko gakiza. Ariko nk'uko Bibiliya bivuga cyangwa ijambo ry'Imana ribivuga, bivuga ko agakiza ari ukureka imirimo ya kamere ugakora imirimo y'umwuka wera. Agakiza ni uguhinduka rwose burundu, ugatandukana n'iyo mirimo ya kamere, hanyuma ukita ku mirimo y'umwuka wera. Ndumva ari uko nguko nasobanura ku gakiza bijyanye n'imyizerere yanjye nuko nsoma ijambo ry'Imana. Murakoze. Usobanuye ko agakiza ari ukureka imirimo ya kamere ukakora imirimo uyobowe n'umwuka wera. Mbese imirimo ya kamere ni iyihe? Mbese imirimo iyobowe n'umwuka wera ni iyihe? Imirimo ya kamere n'imirimo y'umwuka wera bigira itandukaniro cyane, kuko dufite ijambo ry'Imana kandi dufite n'amategeko 10 y'Imana yashyizeho kugira ngo tuyagenderemo. Imirimo ya kamere harimo ubwicanyi, harimo kurarikira abagore b'abandi, harimo ubujura, harimo ubusambanyi, harimo ibintu byinshi cyane umuntu akora ayobowe n'umubiri n'irari ry'umubiri, harimo kwikunda, ntukunda abandi. Mu mirimo ya kamere kandi harimo ubugome, umuntu akareba undi muntu akamwanga. Imirimo ya kamere ni ukwanga umuntu nta kintu yagutwaye mutavuganye. Hanyuma rero igihe cyose ukareba ibintu by'umubiri ukumva nibyo ushatse, ukaba utagira urukundo, wanga bene so, wanga bene wanyu. Iyo ngiyo niyo mirimo ya kamere ahanini dukunze kubona. Agasuzuguro, umuntu agasuzugura abandi, iyo ngiyo ni imirimo ya kamere. Hanyuma rero imirimo y'umwuka ni ukugira urukundo. Imirimo y'umwuka ni ukubana n'Imana, ni ukubana n'abantu bose amahoro. Imirimo y'umwuka ni ugufasha abantu bababaye. Imirimo y'umwuka ni ukugaragaza urukundo mu gihe abandi bantu babona yuko nta rukundo ruhari muri icyo gihe bitewe n'intambara ziriho cyangwa se n'ibintu barimo. Imirimo y'umwuka irimo kubana n'abantu neza mu mahoro. Imirimo y'umwuka irimo gukizwa, gusenga, kubana n'Imana. Hanyuma imirimo y'umwuka, umurimo wa mbere ukomeye cyane w'umwuka ni ukugira urukundo kandi ugafata abantu bose kimwe, ukabubaha. Ikindi ukirinda gukora ibintu bibi, ukirinda kwanga mwene so, ukirinda kugambanira abandi, ukirinda kwirema ibice
ntiwireme ibice bitewe n'ibyo urarikiye, ahubwo ugakunda gufasha bene so, ukabana n'abantu bose mu mahoro, kandi ugakunda kugira inama abandi, ukabagira inama zubaka, ukabagira inama zo kubana n'Imana. Iyo ngiyo niyo mirimo y'umwuka. Ariko umurimo ukomeye cyane w'umwuka ni ugukizwa, ukareka imirimo yawe ya mbere, hanyuma ukagira urukundo. Ibyo ngibyo nibyo bigufasha. Murakoze cyane. Urakoze cyane kuri ubu busobanuro duhaye. Ese kuba umuntu akijijwe bimufitiye uwe mumaro, bimara iki nyiri kugira agakiza? Nk'iyo ubyumva, nk'iyo ubitekerezaho, dore ko wanatubwiye ko nawe ukijijwe. Ese bikumara iki kuba ukijijwe? Bifite iyihe nyungu kuba ukijijwe? Murakoze cyane. Kuri bino byo kuba nkijijwe, inyungu bigirira umuntu gukizwa nta wundi muntu ndi buvuge, ahubwo reka nivuge njyewe ubwanjye inyungu nabonye mu gakiza. Inyungu ya mbere iba mu gakiza, umuntu agira amahoro yo mu mutima, nta kajagari agira mu mutwe, nta kavuyo ahorana, ahubwo umutima uhora utuje, ahorana amahoro yo mu mutima, yumva aguwe neza. Iyindi nyungu njya mbona, uyu muntu aracya, atandukana n'abandi bantu. Inyungu yo gukizwa kuri njyewe, ndakeye, ndasa neza, ntandukanye n'abandi bantu. Njya ndeba nk'abantu tuvukana cyangwa se n'abandi bantu tungana, urungano rwanjye rudakijijwe, nkabareba nkabona barashaje, ntibambara neza, barambara ariko ukabona ntago baberewe, hari ikintu baba babura. Umuntu rero iyo akijijwe agira guhinduka, agira isura nziza, arambara akaberwa, niyo ari mu nzira agenda umubonana ubwitonzi, niyo atakwirirwa avuga ko yitonda umubonana ubwitonzi, kuko gukizwa bimwigisha kwitonda, bimwigisha yindi mico yindi itandukanye n'iy'abandi bantu badakijijwe. Inyungu rero ya mbere ntatinze navuga inejeje umutima wanjye, ni uko mfite amahoro yo mu mutima, kandi nkaba mfite itandukaniro n'abandi bantu. Ndumva ntagiye kure kuba mfite amahoro yo mu mutima. Umuntu afite amahoro yo mu mutima agira ubwiza, umuntu afite amahoro yo mu mutima ibintu bindi birizana, kuko aba afite amahoro yo mu mutima. Ndumva rero navuga kuri izi ngingo ebyiri ko mfite amahoro yo mu mutima. Icyo nicyo cya mbere cy'umuntu ukijijwe. Icya kabiri ni uko ntandukanye n'undi muntu udakijijwe. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Hari abantu ubona badakijijwe, wenda sinzi niba ubabona cyangwa utababona. Ese abantu badakijijwe wabagiriye ihe nama ukurikije uburyo ubabona? Wabaha ikihe gitekerezo? Abantu badakijijwe ndababona benshi, kuko iyo ndeba abantu sishobora kumenya ngo umuntu arakijijwe cyangwa ntakijijwe umurebye gutya muri mu nzira mugenda cyangwa mwicaranye mu modoka, ahubwo ubibonera ku mirimo ye akora, ubibonera kuri ya mirimo twahoze tuvuga, imirimo ya kamere n'imirimo y'umwuka. Ariko aho dutuye muri quartier, aho dukorera ku kazi wacu, ugenda ubona abantu bakora iyo mirimo, hanyuma nicyo kikwereka yuko badakijijwe. Abo bantu rero ndababona kuko mbibonera kuri iyo mirimo bakora. Abantu badakijijwe rero hari inama mfite nabagira inama nyinshi cyane, ariko ndaza kubagira inama nkeya muri izo ngizo z'ingenzi. Abantu badakijijwe nabashishikariza kwinjira mu nzu y'Imana, bakumva bakabwirizwa ubutumwa bwiza, bakajya ahantu ijambo ry'Imana rivugirwa, kuko aho ngaho umuntu yahageze umwuka wera aramusanga, hanyuma yamara kumusanga akamwigisha ibintu byitwa agakiza, hanyuma agakizwa. Inama nabajya nuko baza mu nzu y'Imana. Ikindi inama nabagira nuko bakunda kumva aho Imana ivugirwa. Ikindi inama nabagira ya gatatu nuko bakunda kubana n'abantu babonaho agakiza. Ibyo ngibyo nibyo byabafasha. Icya mbere nuko bareka imirimo yabo bakaza mu nzu y'Imana. Icya kabiri nuko bareka ibindi biganiro baganiraga n'abantu runaka, ahubwo bagakunda kumva ikiganiro kivuga Imana, aho Imana ivugirwa. Hanyuma ubundi bagahindura imyitwarire n'imico yabo, bakaza mu bana b'Imana, bakabana n'Imana, bakita ku bana n'abantu bakijijwe, kuko ibyo ngibyo nabyo bishobora kubafasha kugira ngo nabo baba babona inumbuto y'agakiza. Murakoze cyane. Dukomeje ku gakiza, kuba umuntu akijijwe n'umuntu adakijijwe. Ese uretse hano ibyo by'uko umuntu aba afite amahoro yo mu mutima, cy'uko umuntu aba mu mirimo ya kamere, hari ikindi kintu, hari undi mumaro wenda abakijijwe bashobora kuzagira, cyangwa se hari indi nyungu bashobora kuzabona abadakijijwe batazabona? Aho naho niba hari icyo mwatubwiraho, mwadusobanurira.
inyungu irahari ndetse ikomeye cyane. Iyi nyungu dushobora kuyisanga mu ijambo ry'Imana kuko Yesu yayivuzeho, aravuga ngo hari inzira ebyiri, hari inzira y'ubugingo n'indi nzira ya gihogera igana mu nzira yo kurimbuka. Urumva rero kuba hari inzira y'ubugingo n'inzira ya gihogera igana mu nzira yo kurimbuka, birumvikana ko ahantu hari itandukaniro, kandi nyuma y'ibyo byose hari inyungu. Abantu bakijijwe bafite inyungu iteye itya. Abantu bakijijwe bakiri mu isi bafite amahoro yo mu mutima, kandi babona inyungu y'uko gukizwa bakiri mu isi, na nyuma y'uko bazaba bavuye mu isi bamaze gusinzira, kuko biritubwira ko abantu bakijijwe biri bitabakiranutsi mu bisanzwe mu buzima bw'umwuka ntago bapfa, ahubwo barasinzira. Iyi ni inyungu ikomeye rero. Ya mbere ni uko abantu bakijijwe batapfa, ahubwo barasinzira. Gupfa no gusinzira ni ibintu bitandukanye cyane. Umuntu upfuye arananirwa, arasambagurika, aba akibona ibintu byinshi cyane arimo ararwana nabyo, ariko usinziriye aba agiye mu mahoro yiteka, kuko nyine asinzira, ntabyo aba agitekereza, ntabyo aba acyumva. Iyo niyo nyungu ya mbere, ni uko abantu bakijijwe batahura n'imibabaro mu rupfu rwabo, ahubwo bahura n'umunezero wo gusinzira, baba baruhutse imiruho n'imihati. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo, inshuti yanjye, hari ikindi kintu gikomeye cyane cyitwa ubugingo. Noneho ubu bugingo tuzabubamo by'iteka. Biravuga ngo abantu bakijijwe bazaba mu bugingo bw'iteka, ntago bazongera gupfa. Icyo ni icya mbere. Ntibazongera kubabara. Icyo ni icya kabiri. Hari ikintu kinejeje cyane cya gatatu cyo kinezeza umutima wanjye. Ijambo rivuga ngo aba bantu bakijijwe Imana izabahanagura amarira yose baririye mu isi. Dufite umuntu uzaduhanagura amarira twaririye mu isi. Iyo ngiyo ni inyungu ikomeye cyane ku bantu bakijijwe. Nagira ngo nkubwire ngo gukizwa bifite inyungu zirenze uko nguko nzivuze, ariko ikiruta byose ni uko tuzahabwa ubugingo buhoraho bw'iteka, butagipfa, butakibabara. Hanyuma rero kuri izi nyungu hariho n'igihombo. Kuri aba bantu batakijijwe hariho igihombo, barahombye kuko bazapfa. Gupfa kwabo bazapfana umubabaro ukomeye cyane, kuko bazasamba, babona hari ibintu basize, babona hari ibindi bintu bibashaka. Iki gihe bazaba barimo barababara. Noneho nyuma y'urwo rupfu ntago bizarangirira aho ngaho, kuko bibiri tubwira ko hari intebe tuzanyuraho kugira ngo ducirirwe imanza. Aba bantu bazacirwa imanza mbi, bivuze ngo bazatsindwa, kandi nta kintu kibabaza nko kuburana ugatsindwa. Aba bantu rero urumva bafite imibabaro myinshi cyane, kuko baragowe, bazaburana imanza zidatsinda, bazaburana imanza zidashimirwa. Nyuma y'uku kuburana bazahura n'urugamba rukomeye cyane. Bibiri tubwira ngo bazajya mu muriro utazima. Uyu muriro utazima rero uzababaza. Birazwi nta kintu kibabaza nk'umuriro. Bijya bitangaza cyane nk'iyo umuntu ari mu mirimo ye, ari mu tuntu dushyushye byonyine n'utsi twagutarukira, wumva ububabare bwinshi cyane, kandi urataka ukumva nyine n'ibintu bikubabaje. Ubushye ntago buhita bukera, ubwo bugenda bukokera, uko iminsi ishira bugenda burushaho kuba bubi, kandi noneho bwa bushye bugira n'inkovu. Birumvikana rero bazaba mu mibabaro ifite n'inkovu. Nta muntu uzabomora ibikomere, ahubwo ibikomere byabo bazabikomeza. Urumva rero hari inyungu. Ngiye gusoza kuvuga kuri izi nyungu, nashishikariza umuntu wese kuza muri aka gakiza, agakizwa akabana n'Imana, akuzura umwuka wera, kuko gukizwa nibyo nsorejeho. Noneho gukizwa birimo ibyishimo, gukizwa hazabamo komorwa inguma, ko uzi kugendana uruguma. Noneho nyuma y'urwo ruguma ukabona umuntu urukomora, uwo muntu aba agukunda cyane, kandi nawe uramukunda, ntago wamubabaza. Rero abantu mwese ni muze tube mu gakiza. Inshuti zanjye ni muze dukizwe. Iyi niyo nyungu y'agakiza, nuko nyuma y'icyo gihe, nyuma yo kuva mu isi, abantu bakijijwe dufite ubugingo buhoraho, kandi tuzomorwa inguma. Ni ukuri ni muze namwe, Yesu azabomora inguma, ariko ni muze tubane. Ndumva izo ngizo ari zo nyungu zo gukizwa, nuko hari ubugingo buhoraho buzira imibabaro, kandi tuzomorwa inguma. Hanyuma ni igihombo ku bantu bazaba badakijijwe hanyuma bagapfa, no kujya muri rutazima, bagahora baba barabyiteka. Murakoze. Urakoze cyane ku nama, ku bisobanuro bitandukanye duhaye. Turimo tugenda twerekera ku musozo. Ese mu gakiza ukurikije ibyo waboneyemo, ni bihe bintu bibiri wumva ushimira Imana waboneye mu gakiza? Bibiri. Wenda ushobora kuba ufite n'ibintu 100, ushobora kuba ufite ibintu 200, 300, ariko se ibintu bibiri by'ingenzi ubona ushimira Imana wahuriye nabyo mu gakiza. Tugenda dukomeza twerekera ku musozo. Ibi bintu nashimira Imana ni byinshi cyane, nk'uko bivuze, reka mvugeho bibiri. Ikintu cya mbere nshimira Imana nahuriye nabyo muri kano gakiza, ikintu cya mbere ni ubugingo. Ikintu cya mbere ni ubugingo bw'iteka mfite nyuma y'ubu buzima.
icya kabiri nashimira Imana kirimo ibintu byinshi cyane, ni uko mfite amahoro yo mu mutima kandi nahawe impano ikomeye cyane y'urukundo. Ikindi, iyo mpano y'urukundo izana n'impano yo kwihanganira byose mbona mu isi, hanyuma ayo mahoro yo mu mutima yazanye n'umwuka wera. Ndashimira Imana rero ko yampaye umunezero wo mu mutima ndetse n'inyuma abantu bakaba babibona. Ibyo ni ibintu nashimira Imana cyane nk'uko wari ubivuze. Murakoze. urakoze cyane ku kiganiro cyiza tugiranye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Murakoze cyane, namwe turabashimiye. Umwami Yesu abaha umugisha kandi umukiza we hamwe namwe. Murakoze cyane, murakoze.